njye nakoraga nk'umujura ndetse n'umwicanyi hariya mu mujyi Kigali. Njye ndi umwicanyi nica abantu bakampereza amafaranga, ariko ye kubera uri papa rwose nakwicira ubuntu pe. Jori, ubu urabona ari sangahe? Ariko mama nkeneye n'amafaranga yo kugura igare kabisa. Ese wacyana ukeka nkoze mu mafaranga? Ese ubundi si cyo mama bihagarariye ra? Ngo ki? Ese ubundi uyu munsi muri test yawe y'imibare wakuyemo angahe? Ikintu kimwe gusa nicyo cyananeye cyonyine, ibindi narabiriye. Wakoze neza. None se ubundi harimo ibibazo bingahe? 12. None se 11 byose wabikoze neza? Oya, ahubwo 11 nyine nibyo nananiwe gukora. Hahiye ko. Ese sha, ni gute abonye amanota make nkayo muri icyo kizami? Si ukubera gusiba se. Ushatse kuvuga yuko umunsi bari bakoreyeho ikizami wari wasibye? Oya, ahubwo umuhungu twicarana nyine niwe wari wasibye. Ese ubundi sha, wanyereka biroti yawe? Nayo mfite. Kubera iki rero? Nahitiye inshuti yanjye nyine yarambwiye ngo irashaka kujya gukanga ababyeyi. Hahiye ko. Ese uri kumpora iki? Wa mwana we rero mba nkukubita kubera yuko nkukunda. Nanjye ndifuza ko nandi mukuru ngo nanjye ngusubize urwo rukundo. Hahiye ko. Ese man, uzi mama we yari umunyafurika? None si byo hari ikibazo biteye? Iyo uvuze ngo mama mbabarire, wahita gusubiza ngo ahubwo wowe wibabarire. Iyo umubajije ngo ese mama iki kintu njya kukijugunya he, ahita akubwira ngo kijugunye mu mutwe wawe. Jori jo ngo nagwa 100% kabisa. Iyo umubwiye ngo mama ariko ndumva natunguwe, wahita gusubiza ngo ese kuki udatungurwa iri gukandagura ari amatelefone iri gukanda buri munsi ra? Biratangaje kabisa. Ese sha, ubwo ibyo bintu nabimenye ute kweri? Uretse se wibwanuka ndacyakubwira. Rero iyo umubwiye ngo mama uyu munsi nabaye wa kabiri mu ishuri, wahita kubaza ati none se umuntu wabaye wa mbere we yari afite imitwe ibiri ku buryo wajya kuba wa kabiri? Uzi ko ari byo sha? Rero hari n'igihe atwara telekomande ya televiziyo ku kazi kugira ngo abe yaguhana gusa. Rero mwamwicaranye muri kureba televiziyo, wakumva ibitotsi biramufasha akiryamira, ariko nanone ubwo naba ashaka guhindura channel ya televiziyo. Hahiye ko. Rero iyo uramutse umubwiye ngo ugiye gusura inshuti yawe, haha, ahita akubaza ati se iyo nshuti yawe uvuga ngo ugiye gusura yo yigeze iza hano ryari? Sha ndakeka mama wanjye we arenze ibyo kabisa. Rero iyo akubajije ngo wariye wahaze se, wowe ukamusubiza ngo ntabwo wahaze, ahita akubwira ngo ngava yundye nimba utahaze. Wanzerereze. Hari igihe rero umubaza ngo mama wavuye ukamfasha umukoro wo mu rugo badaye ku ishuri, akubwira ngo genda mushiki wawe agufashe. Noneho ukamubaza uti se mama we ntabyo uzi ko ndeba unyirunza? Bagahita gusubiza ati nabo mu muryango wa so batawizisha wacyana. Rero iyo umubwiye kukwishyura amafaranga wamugurije, aho wahira rimwe, ahita gusubiza ati shasha n'ibiryo byose wariye muri ino nzu ubu wibwira ko byagoroga n'iki sha wanjye geraho? None se kuki uri kubimbwira kandi nanjye n'undi ntacyo nakora?
No. Pete, ko ndeba washavuye wabaye iki? Ubundi ubwo umeze neza? Ko mbona wataye umutwe ubundi wabaye iki? Sha sinzi kabisa. George rero kureba buriya ngiye mfite sheri. Afite imyaka 18 mu gihe ngiye mfite imyaka 16. Ngo iki? Akoresha iPhone mu gihe ngiye nkoresha Nokia gatoroshi. Impamvu namuguriye iyo telefone rero buriya ngiye nukwera mukunda cyane. Sha mwohereza miti y'ibihumbi 2 buri munsi, ariko nta munsi numwe ajya amamagara. Yesu! Wicyakora arambipa gusa. Buri munsi yo tugiye muri restaurant, mugurira wine, nkamugurira amaji, ngaha imiceri, ariko ngewe sha ninywera agacupa k'amazi tu nkahekenya n'ubunyobwa. Umunsi umwe uziko namuguriye miti y'ibihumbi 3 sha. Uwo munsi kandi turi kumwe yahamagaye undi mugabo sha, nanjye mbyiyumvira, abwira uwo mugabo ko amukunda cyane kandi ko yifuza ko bakora n'ubukwe. No. Mubajije uwo bari kuvugana, uzi kuntu yambwiye? Yarambwiye ngo yarari kwikinira sha, kandi ubwo nta munsi n'umwe aransura mu rugo, ndetse nanjye ubwanjye najye nyemerera ko musuriwe. Iki? Iyo nshatse kandi ubwo kumuhobera arantonomera akambwira nabi cyane. Ngira inama nkora iki ubwo? Nese ubu wenda nzajya mugurira miti n'ibihumbi 5 bya buri munsi. Yesu! Cyangwa nzamugurira indi iPhone n'ibihumbi 100 wenda nibwo yankunda kurushaho. Sha ngewe icyo nzi cyo, uriya mukobwa arankunda cyane ariko aba yigira nk'aho atankunda sha. Wiki? Ese Pete, uri umusazi cyangwa? Uzi ko umwiruka wagira ngo ni inka uzakama? George we, none se ubu noneho wabamaje kubona n'amanota ngahe muri iki gihembwera? Papa, uzi ko nabonye 100 mu ishuri noneho uyu munsi? Iyo kubera iki? Uzi ko ntari gitangaza? Hayaya. None se ubwo ikintangaje amanota yose baba yakuye hehera? Nabonye 30 mu mibare, 20 mu cyongereza, ndetse na 20 muri science kandi na 30 mu kinyarwanda. Rero yose yateranyije nyine ahwana n'amanota 100. Ngo iki? Ariko urishoro siguri muzima cyangwa? Umva sha, dore ngiye gusiga hangaha, ariko witwaye neza umwana mwiza. Ariko papa, urabizi? Ngiye rwose ndibuze ko umwana mwiza ari ukumaye 5,000 byonyine. Aya mafaranga ni menshi wana. Uzi ko ngiye nkifite imyaka nk'iyo yawe, uzi ko naye umwana mwiza kubusa ntacyo wampaye. Papa, ngewe reka rwose ngiye sinshobora. Ariko sundi mama yagiye he? Papa. Jori, ubundi ufite iki kibazo ra? Ese wakwizera ko wa muntu dukodesha amazu ajyaza akinjira mu cyumba cyawe wagiye? Wiki wenda basanga nyine baje gusuzuma amafaranga y'umuriro tuzishyura nyine ku kwezi. None se umuriro wawushyize mu myenda ya mama? No. Ariko Jori, urushatse kuvuga iki? Umbabarire papa. Ariko ubundi papa yabavuze nk'umuntu yakoze ikosa ubundi yaba yakoze iki? Mwana wanjye rega, buriya bavuga ko umuntu yakoze ikosa igihe nyine yakoze ikintu atabishakaga, ariko nyine iramutse asabye imbabazi ariko ku mutima. Aho ngo rwose imbabazi abagomba kuzihabwa pe. Rero ubwo nimba ari uko bimeze, nanjye nakoze ikosa rwose, ya nzu na za modoka zacu nabigurishije kandi umbabarire rwose. Ariko mana yanjye, Jori uzanyica rwose we! Ariko se ubundi waruzi ko ubukene n'indwara mbi cyane, kandi rwose ukwiye no kuburwanya pe. Pakubutsinze mu izina rya Yesu. Oya past ibyo ntibishoboka rwose. Ni ibiki bidashoboka se ahubwo wowe upfa kuba wizera gusa. Asubundi pasta, kubera icyo uri kumbwira kurwanya intambara nashobora kuba natsinda. Ubushatse gusobanura iki? Ababyeyi banjye nabakire. Nabo tuvukana bose nabo nabakire. Nakaje cyaro mvukamo cyose nabakire. None ubwo uragira ngo nzakoreshe iyi ntwaro kugira ngo mbashe kurwanya iyo ntambara. Akora bizi. Reka ngende nifatire kabyeri kuko ndabizi n'ubundi ubukene buzahora. Umva mugabo, ukwiye rwose gukorwa n'isoni pe. Kunywa inzoga urabizi ni icyaha, kandi rwose urabizi neza uranzugwa mu munywa ni amaraso ya Satani. Amaraso ya Satani? Pastor,
ubundi ibi ngibi ubizi ute? ibyo ni Bishop bitubwiye. None se ubundi wowe waba wari wigurira byeri? None ni gute umenya ko ibyo uri kuvuga ari ukuri? Umva wiba nk'uwataye umutwe. Njye rwose nyine nkuko ubizi ntabwo nigurira byeri. Noneho urabizi reka nyigugurire. Numara kuyumva kumbwira ko ari mbi, nanjye ndahita nyireka pe. Asubwo urumva nyine njye ubwanjye pasiteri ni gute nakacaye gukora abantu ngo nimuramwe inzoga. Ndabwira barman akagushyirira mu gikombe cy'icyayi ku buryo nta muntu n'umwe uri buze kubimenya. Okay, ntacyo nyine giye turebe. Mereza ikindi kirahure cy'inzoga hanyuma wongere vodka muri barafu. None se nagushobora kunshyirira vodka mu gikombe cy'icyayi? Oya we, utambwira ko ari pasiteri nanone yigutumye, sibyo? Ushatse kumbwira ko yari asanzwe azangaha? Yewe ni bya bindi bavuze ngo kora ibyo mvuga ariko ntukore ibyo nkora. Yego, injira. Emma, wiriwe. Narinzi koko nari buze ngo ngusange hano rwose. Mwiriwe neza. Ese nta mahoro kunsuye amasahara? Ndaho nta kibazo. Gusa nyine nari nje hano kugira ngo ngire icyo ngusaba ngo umfashe. Nta kibazo. Ese wagira ngo ngufashe iki? Nyine umva rwose nkubwije ukuri. Ndumva nafite ukuntu nabikubwira. Kuko nyine ndumva biri bunera isoni kuba nabikubwira warangiza ukamakanira. Reka nawe ukwiye kugira isoni. Kuko njye urabizi niteguye kuba nagufasha buri kimwe cyose ushaka. Urazi, hashize ibyumweru birenga 3 umugabo wanjye yaragiye ataba mu rugo. Yego nyine nta kibazo mbwira. Kandi nubwo yari ahari, afite ukuntu nyine yabaga nyine urebye yari afite ukuntu afite imbaraga nkeya. Ikindi kandi ntashobore gukora inshingano zose nk'iz'abagabo. Mbe ukuntu babaje. Birumvikana bishobora kuba byarakubabaje cyane rwose. Kandi wenda kuza ufite imbaraga nyinshi pe. Kandi wowe ukomeye kumurusha. Yego rwose ndakomeye cyane. Ahubwo se urashobora kumfasha? Wow, aka kanya se? Sure, njye nditeguye ahubwo sinzi nawe nimba waba witeguye. Imana ishimwe cyane rwose. Ni nayo mpamvu naje hano narinzi ko kuri bumfasha. Cyane rwose. Nyine nagira ngo ngusabe umfashe kwikorera firigo iri mu gikoni. Tuyijyana haruguru ku muhanda kuyikoresha. Ese ubu koko urakora iki hano? Ubundi ubwo wandetse njyenyine. Ariko Pete, ko ndewe uyu munsi wataye umutwe byakugendekeye bite? Ahubwo se wowe kuva ryari usoma ibyo abantu batekereza? Ariko bebe, wari uzi ko na ya mayinite wanguriye ejo bundi yashize? None se nimba yashize? Urabona noneho ngende umushinga ufasha abatishoboye? Ariko se sweetheart, ufite ikihe kibazo? Ikiruta ahubwo urebe ibikureba. None se ubundi uri umukinnyi w'umupira? Ndi umukinnyi nyine. Ahubwo se ntabwo uzi ko Chelsea iri kunshaka ngo nyibere umukinnyi? Ariko se ubundi buri gihe kumbwira ngo urankunda, ubundi washobora kumpfira? Njye izina ryanjye niba utarizi banyita Petero Nzukira, ntago ndi Romeo. Ya minota wari wanguriye iri buze kurangira vuba. None ubu ndabigenza ne? Nope. Gurishira telefone yawe ya Infinix noneho ugure Nokia gatoroshi. Uyu munsi ndaza kurara iwawe nizere ko nta bintu byo kunyinisha uri buze gukora. Oya wowe nyizera, twarara tureba ijoro ryose paka bukeye. Ahubwo kanizere ko utazanshenjagurira umutima. Ubwo nyine niba utari butege ku mutwe w'inyundo. Ngo nguki? None se ubwo uyu munsi wansohokanye? Ngwiki? None se ngiye urimo ni gereza? None se uyu munsi amasomo arangiye waza kwibuka ukaza kuntura ku ishuri? Uri ibishyimbo se cyangwa uri amasaka? No. Ariko Pete, wagiye ureka kuba umwana mubi bigezaho.
uzi ko ndimo ndakeka ko nabuze imihango. rero ubwo saba muganga guha ikindi kinini kizagukuriramo inda rubumu. Ngo nguki? None se ubundi Pete washobora kubona imodoka ra? Ese ubwo urenda umbaza gutyo so yari afite imodoka ubwo yari ari muri segonderi? Murumuna wanjye yaguye mu iriba. Mana nyagasani we, none se ubundi ameze neza ra? Yewe ashobora kuba ameze neza kuko kuva ejo rwose ntaramamagara yongera kunsaba ubufasha. Ngo iki? Ariko ubundi siga ufite ikihe kibazo? Cyangwa sha muri no misi none usiga nywa amazi none aturutse mu itorosho ntitwabimenye. Yesu! Oya rwose sinjye nyama papa, kandi rwose ntuzongere kumvugisha gutyo, ibyo bintu birasebeje. Ugeze ngo iki? Ariko sho bundi jori usiga none ubona amabya none muri no misi amaze kuruzuza ikoroboye. Ese umusaza ubwo ibyo uvuga urabizira? Ariko unege gusobanura neza ubundi myaka yose wabaga hehe? Njye nakoraga nk'umujura ndetse n'umwicanyi hara mu mujyi Kigali. Njye ndi umwicanyi nica abantu bakamereza amafaranga, ariko ye kubera uri papa rwose nakwicira ubuntu pe. No. Ngo iki? Ahubwo nsohokera mu nzu wamwicanyiwe. Genda. Kuko rwose sinshaka kongera kubona amaso yanjye ukundi. Uranyumva neza? Papa rwose mbere yuko ngenda narinje kugusinyira sheke ya miliyoni 10, dore na miliyoni 2 ngizi rwose za murumuna wanjye. Nari naguze n'inzu nini cyane hari Miami Beach, ifite buri bintu byose ndetse harimo na za modoka zihenze za Ferrari na Bugatti. Bye papa rwose nimba utabasha kubana nanjye pe. No. Oh mana we. Ahubwo se bundi harya nguye gukora kaye kazira nyibutse. Nibaga ndetse nkanica abantu papa. Niwumva se ahubwo ngwino sha uhobere so sha. Kuko rwose ubundi ngende nashyetse yuko nyine wakora akazi kwica gusa.